twikomereza rero n'igice cya 11 ngira ngo ibi ngibi nari nabibabwiyeho na mbere. Barakwereka muri ako kanya uyu shishi we cyangwa se Pingi yabonye hano bisa nkaho arimo kugaragara. Wibuke twasize bamubaza ati se niba iyo kanzu barakoze imwe yonyine gute ifite medium cyangwa se ikimenyetso kigaragaza yuko ari urugero ruringaniye, bivuze ngo hari n'izindi nini. Barakwereka muri ako kanya Weiwei cyangwa se Vivi akaba na supervisor w'aba ngaba yaje abaza atari ko se aho kugira ngo mube muri ahangaha muri mu kazi kanyu ni ibiki kandi murimo. Ati ikindi kandi wowe wagakobwe twakubwiye ngo ucunge ijwi ryawe cyangwa se ucunge uburyo witwara. Undi avuga ati none se umugore wa perezida wacu kari we wakabaye ubwira ibyo ngibyo, ni ngewe wakabaye ubibwira. Ariko uyu nguyu nawe arabivuga rwose nk'ucyurira uriya mukobwa urimo kugerageza kwiyita umugore wa boss wabo. Barakwereka abandi baraho bakomeje bavuga ati rwose arimo kuvuga yuko iyi kanzu yambaye ari iya fake. Arangije avuga ati harya ubundi se watubwiye yuko uri umugore wa perezida. Ati rero kuva uyu nguyu ari umugore wa perezida, ati rwose dukwiye kugira agafaveri tumusaba, rekaze sasa wumve. Ati kandi koko niko bimeze. Ati rwose niba uri umugore wa perezida watuvuganiye ubundi umugabo wawe akaza hano tugahura nyine nka madamu cyangwa nka mabuja, urumva wowe rwose kuvugana n'umugabo wawe biba bikuruhiye. Wamuduhamagariye akazaza kudusura. Ubusanga uriya musore afite business nyinshi ku buryo hamwe baba batanamuzi atumayo abakozi biwe. Uyu nguyu ngo ni shishi we yatangiye kwitegereza uyu mukobwa ngo ni abona arimo kuba muteza, avuga ati rwose turagira ngo uduhamagarire perezida cyangwa se umugabo wawe azadusure hano. Undi avuga ati Mr. Jeanne rero umugabo wanjye aba ari bize, ati biragoye yuko rwose haza hano, nanjye urabona ntabwo duhura buri munsi. Ati ndetse nanjye ubwanjye mubona rimwe na rimwe, kandi murabizi yuko abakire nuko nguko tubaho. Barakurika abakozi bari hano bakomeje bavuga ati none se ko twumvise yuko rwose ngo Mr. Jeanne atakaza amafaranga menshi cyane agurira umugore w'iby'agaciro. Ati ndetse twumvise yuko yanamuguriye ahantu bakorera za divayi cyangwa se ahantu babika za divayi. Ati none urumva ubundi byagenda gute udutwaye aho hantu babika divayi zihenze cyane. Ati umugabo w'uyu mukobwa ngo ni cyangwa se yifashi umugabo we cyangwa se uriya musore ngo ni Jeanne ngo yamuguriye ahantu babika za divayi. Ati ndetse aho hantu naho agaciro buri wese abakeneye kuhashyika. Umukobwa avuga ati se burya buri kimwe cyose umugabo wanjye amaye kiba kizwi hanze bahita babimenya. Bivuze ngo koko aho hantu uyu mukobwa ngo ni barahamuguriye. Umukobwa arangije avuga ati mugani nanjye numvishe ko iyo Royal Winery cyangwa se aho hantu babika za divayi ati rwose ari agaciro ndetse gakomeye cyane. Ikindi kandi ngo uwo mugabo cyangwa se uwo mugabo wawe Mr. Jeanne nawe ati ni mwe mujyayo mwenyine. None ubundi koko niba utari gushidikanya cyangwa se niba koko uri umugore we, urumva byagenda bite utujyanye tukajya gusura aho hantu babika za divayi? Ngo cyangwa se ufite ubwoba yuko utashobora kuba watujyanayo? Urahangaha ngo ni shishi we nawe avuga ati se gute uvuga yuko nagira ubwoba bwo kubajyanayo kandi ari ahanjye ari umugabo wanjye wahanguriye? Ati sawa. Ati rwose niba munshidikanyaho uyu n'uyu Pingi cyangwa se umwite shishi we, ati niba munshidikanyaho ejo mu gitondo mwese uko dukorana muze tujyane mbasohokane. Ati ubundi aho hantu ninjye n'umugabo wanjye tujye tuhasohokera twenyine. Ati ariko rwose ejo mwese mbemereye kuba mwajyayo mukahasohokera ndetse mukareba n'ukuntu hameze. Abari bavuga ati none se ubu ngubu yifashe saa sebye? Ati rwose uriya yabeshyaga. ati cyakoze cyo atumye banatwijyanira gusura iyo Royal Winery cyangwa se aho hantu bakorera za divayi. Undi avuga ati wagakobwa wowe amuhigira. Ati rwose ugomba kumenya yuko hagati yanjye nawe harimo umwanya munini ukomeye cyane. Ati ndetse nta nubwo we wabasha kunyishyikira cyangwa se nta nubwo wanyigerezaho. Ugomba kumenya yuko njyewe nawe dutandukanye. Ati ikindi kandi ejo nimbajyana gusura aho hantu umugabo wanjye yamaye babika za divayi, ati guhera uwo munsi uzahita ufunga urwo runwa rwawe. Wumve barakwereka twigarukira hano ku ruhande. Uyu mukobwa ngo ni shishi we cyangwa se Pingi yari atashye hano, ndetse imodoka agendamo niyo ngiyo nziza, ariko situzi ngo ubundi uyu mukobwa ni muntu ki? Ese imodoka yo ayikora ko twumvise iyi modoka uriya mukobwa yize?
barakureka twigarukira hano ku rundi ruhande. Hari umusore w'umusekirite uyu shishi we yaje aje kureba avuga ati yewe ati mehereza ahangaha imfunguzo cyangwa se konake z'imodoka vuba, ati ntabwo nshaka yuko Mr Jane azabibona yuko niba imfunguzo z'imodoka ziwe. Kumbe bivuze ngo iyi modoka kuko ni imwe mu za Mr Jane, ahubwo aka gakobwa kaba kayibye. Undi avuga ati ariko nawe uri ikigori, ati Mr Jane se urumva ko afite amamodoka arenga 100, azamenya ute imodoka yiwe cyangwa se azamenya ute ko imodoka yiwe wayikuye mu igaraje, wayitwaye mu igaraje ngo ya Mr Jane cyangwa se y'umugabo wayi, ngo harimo amamodoka arenga 100. Ndetse iyi ngiyi ubona izi ngizi ni imodoka ubundi bagenda bagiye gutemberamo cyangwa se bagiye kwishimisha, ntabwo iyi ngiyi ari imodoka yo mu kazi. Undi avuga ati imodoka nk'iyi ngiyi rwose urabona yazamenya ute ko yavuye mu mamodoka arenga 100. Ati urekera aho ngaho kuba wavuga ubugoryi. Kumbe uyu mukobwa afite umusekirite umwibira buri kimwe. Undi amubaza atari ku bundi kubera iki wanyetse urufunguzo rwo kuri Royal Winery cyangwa se urufunguzo rw'ahantu abika divayi ziwe, ubundi ko ari umugore we wenyine ujyayo. Kumbe uyu mukobwa afite umusekirite umwibira buri kimwe cyose akeneye kwa Mr Jane kugira ngo agende yigaragaza nk'umugore wa Mr Jane. Ukurikire sinze niba atazavumburwa. Barakwereka yarebye hano avuga ati none se iki ngiki nicyo wamboneye cyangwa se iki nicyo wanzaniye, ati kubera iki ari iki ngiki cyonyine wanzaniye kandi ndetse umusore uri ahangaha w'umusekirite we bisa nkaho aba arimo kwiteretera uyu mukobwa, akaba ariyo mpamvu amuhereza buri kimwe cyangwa se amwibira buri kimwe kwa bosi we. Undi avuga ati buri gihe rwose uzajya umpa ibintu bishaje, ati kubera iki utareba mu myenda ya nyokobuja cyangwa se mu myenda y'uriya mukobwa ngo niyi ngo unshakiremo imyenda mishyashya igaragara neza. Ariko n'uyu ngo ni shishi we ntabwo azi ko umugore wa Mr Jane ariko ari agakobwa azira kubi, ndetse ari no kugerageza kwiyemeraho ari we wiyita umugore wa Jane. Undi avuga ati ariko se urabizi yuko bavumbuye ibyo ngewe nawe dukora twese byarangira tugiye muri gereza. Undi avuga ati mana yanjye kugira umugabo nkawe ati nugukasirirwa cyangwa se nukugira umwaku inshuro zirenga 1000. Ati rwose ntabwo nakagize umugabo w'ikigoryi nkawe, ati guhera akanya ugomba kumenya yuko ndi umugore wa bosi wawe. Ati ndetse niwongera kumbona nje kuri Royal Winery nukomeze kunyita shishi we cyangwa ngo unyite Ping amazina yanjye, ati ugomba kunyita madamu. Ubu ngubu niko nabandi bose barimo kunyita. Undi yakomeje amuhagarika avuga ati ariko se ibyo ngibyo ni biki urimo gupanga kubera icyo umbwira ngo nze kukwita madamu, kubera icyo uri kugerageza kwigira umugore wa perezida? Burya ibi ngibi byose nkuha urabitwara ukagenda wigize umugore wa bosi wanjye. Undi avuga ati mvira mu nzira se nyine. Ubundi hari abahungu usanga bimeze nka gutya, akorera buri kimwe cyose umukobwa kugira ngo bakundane, yanamwibira. Mukurikire akantu ko kandi umusekirite uri ahangaha yarumiwe. Kumbe ibyo shiriwe byose amwaka aba ari kugira ngo agaragare nk'umugore wa bosi we. Twigarukire hano ku ruhande. Kumbe umugore wa bosi wa nyawe nguyo ari hano, nawe bamutumiye mu kirori cy'ahantu we n'umugabo we bajya basohokera, azi yuko ari bo bonyine bajyayo. Umukobwa hano yahise ahamagara umugabo we avuga ati ndagira ngo umbwize ukuri, hari undi mukobwa musigaye muteretana cyangwa se usigaye ufite undi mugore sheri? Ahamagaye Mr Jane. Umusore avuga ati koko urumva ari gute ibyo bintu nabikora? Ati rwose ntabwo nagerageza kuvugana n'undi mugore cyangwa se sinatinyuka kongera kuguca inyuma pe. Ati ibyo bintu sinanarota mbikora. Ati rero wikomeza kuba wabinyekera. Undi amubaza ati none se hari undi muntu rwose ujya kuri cyangwa se hari undi muntu ujya ahantu wanguriye kugira ngo njye nawe tujye tuhatemberera? Hari undi muntu tuhasangiye? Undi avuga ati rwose aho hantu nahawe nta wundi muntu muhasangiye. Ati ikindi kandi ubundi kubera iki utatumye nkugira umuyobozi wa hari ahantu wari ugiye, cyangwa se kubera iki utashatse kujya nk'umuyobozi ukagenda nk'umustajeri? Ati ntabwo utekereza yuko ibyo bintu bizaba ikibazo kuri wowe, bari abantu bakora muri star group bakaba bagufata nabi? Umve umusore avuga ati rwose ntabwo wakabaye wagiye nk'umustajeri. Umukobwa uri ahangaha ngo niyi avuga ati rwose urabona iriya company rero njyewe n'ubwa mbere nari nyigezemo, cyangwa se kira gice dufite hariya njye n'ubwa mbere nari nyigezemo, ubwo rero nari nkeneye kuba najyayo nk'umustajeri rwose ni nka surprise nari mbafitiye. Ariko ikindi kandi ntugire ikibazo, ntacyo bazantwara wowe wumve utuje. Barakwereka umusore hano yari ari kumwinginga amubaza ati ubundi kubera icyo utagiye nka bosi ukagenda nk'umukozi usanzwe? Uriya mukobwa twabonye yuko impamvu ari kugenda nk'umukozi usanzwe ni ukugira ngo rwose abashe kuba yamenya amafaranga y'umugabo we yibwa cyangwa se abandi bakozi bakora mu buryo budaciye mu mucyo.
Mr Jeanne hano yahise abwira uyu nguyu ngo ni nako uyu ngo ni secretary wiwe, amubwira ati rwose ubwo umugore wanjye yagiye nk'umustajeri uri aho ngaho, ndagira ngo unkirireho abagabo bazajya bamurinda ndetse bamucungira ahantu kure hatazagira ikibazo na kimwe ahura nacyo. Kumbe Shasha nyirashyano wacu hano yibye imfunguzo ndetse yasohokanye abantu aje kubiyemeraho. Abandi bavuga ati wow, ati mbega ahantu hagatangaza, ati rwose uriya mugabo Mr Jeanne boss wacu, ati ni umukire utavugwa pe, ati baze gufata ahantu nk'ahaguze amamiliyoni n'amamiliyoni, ahantu nk'aha hakabaye hagurwa n'abantu benshi icyarimwe, akahagurira umugore we kugira ngo rwose amushimishe byonyine. Bavuga ati mbega n'ukuntu rwose imbwa iri ahangaha ari nziza, ati rwose ziriya n'iza mbwa nazo zihenda ndetse zigura amafaranga menshi, ati ahubwo dutangire twifate amafoto ati tutaza kuba twacikwa, ati dukeneye kuba twafata amafoto hano tukanapostinga turi ahantu harenze. Ngira ngo murabizi ibi bintu bigezweho, niba ugeze ahantu ahashyashya kuri wowe ugomba gufata amafoto kugira ngo abantu banabimenye. Uyu nguyu yavuga ati ariko se aya mafoto bari gufata mwogacwa mwe niba ya postinga ntabwo ibi bintu bizankorahora. Afite ubwoba. Wibuke urufunguzo warumuhaye n'umusekirite ukora mu rugo rwa boss we, ndetse niwe uba wamwibiye n'imodoka zo kugendamo, kubera yuko boss afite amamodoka arenga 100 mu igaraje, ntabwo we yamenya ngo havuyemo imodoka yihe. Ikindi kandi ngo abahugiye mu kazi bara rwose, yaba uyu Vivi akaba na supervisor wahariya kuri sa group ari gukomeza amushimagiza avuga ati rwose madamu wakoze kuba watuzanye ahantu nk'aha ngaha, ati ndetse turi kugushimira kubw'umutima wawe mwiza ukomeje kugenda utwereka. Barakweka muri ako kanya uyu nawe yaraje yiyambariye neza, ariko nanone we ntago ajya akabiriza ubuzima cyangwa se ngo abukomeze. Ubundi nibyo bavuga ngo niba ubuzima bwawe buhindutse, kubera iki wowe ushaka rwose ngo uhite uhindukana nabwo? Niba warumvishe ngo abakire ni abantu biyemera, abakire ni abantu rwose batumva abandi bantu cyangwa se ni abantu basuzugura abandi bantu bari aho, gute wumva ngo nanjye nimba umukire ngo nzahinduka undi muntu? Ubundi niba uri mubi komeza ube mubi, niba uri na mwiza ariko komeza ube mwiza, wihinduka kubera ngo ubuzima bwahindutse. Barakoreka sasa uyu nguyu agishyika ahangaha, baravuga ngo burya imbwa nizo zonyine zibasha kubona ba boss wabo cyangwa se ba nyirabuja zikabamenya. Yahise iza yirukanka, ariko nanone umusekirite arayifata. Barakoreka abangaba bajanga bavuga ati se kandi uyu nguyu ni ibiki yiyambetse ubundi? Imyenda ye rero kuko ari n'imyenda ihenze batazi ngo ibigurirwa hehe, ntago bapfa kubimenya, ariko nanone usanga izi ngizi ari impano umugabo wiyamuhaye. Bavuga ati kandi wowe izo nshwabure wambaye wazikuye he? Wabitoraguye se? Iyo myenda ni myenda ki wambaye ko twari twiyiziye mu karori nk'abantu dukorana tukaba tubona wowe tutazi ukuntu wambaye? Undi avuga ati rwose aka gakobwa kagakene se ngo niyi urakeka ibi byenda kaba kabikuye he? Ati rwose imyenda agombe kuba hari ahantu yayitoraguye, rwose nta gitangaza kibirimo. Ati ndetse nimugerageze no kubitekerezaho cyane, wibuke uyu nguyu ni imyenda yambara niyo uriya musore ugerageza kumutereta cyangwa se uriya musore bakundana akaba n'umusekirite mu rugo rw'uyu aba yamuzaniye. Barakoreka yarebye ikanzu yambaye, arangije abona hari ikintu cy'ikizinga kiriho, avuga ati iriya kanzu izi ngizi ntabwo ari makeup nari ndi kwitera, ibyo nari ndimo gukoresha bikagwaho. Ubwo aravuga ama foundation, ndetse abakobwa ahanga barabyumva cyane. Undi avuga ati rwose iyi kanzu ko mbona imeze nkaho ari iyanjye, cyangwa se ko mbona iyi kanzu atari ubwa mbere nyibonye. Wibuke nta wundi uba wazibye usibye umusekirite ukora mu rugo rwo kwayi, akaba sheri w'uyu mukobwa ngo ni shishi we. Barakoreka uyu nguyu yakomeje atekereza ati se bishoboka bite kugira ngo rwose ikanzu yari iyanjye uyu nguyu abe ayambaye? Yanze kubyibazaho cyane. Abandi barangije baravuga ati ariko se aka gakobwa ubundi kubera iki kari kugora ubwonko bwako cyane kibaza ku myenda wambaye, arakeka yamenya naho imyenda yawe uba wayiguriye? Undi avuga ati rwose yakomeje kwigira nkaho atari umukobwa waho ngaho w'akanyacyaro. Ati ndetse abagerageza kugira ngo abantu bamwumve nk'umukobwa nawe wo mu mujyi cyangwa se nk'umuntu uzi ibigezweho. Ati ariko nimumwiteho ndetse nimutume n'umunsi wanyu uba mubi. Ati muze twikomereze mbatembereze aha hantu banguriye habikwa za divayi. Uyu nguyu nawe yasigaye ahanga atekereza avuga ati byange bikunde iki kintu ibi bintu birimo ikibazo. Gute uyu mukobwa ikanzu yambaye bisa nkaho nyizi cyangwa se imeze nk'ikanzu yanjye najyaga nambara kera? Iyi kanzu nta nubwo asigaye ayambara. Wibuke uyu bamuha ibintu bitagikoreshwa hano kwa cyangwa se kwa Mr Jeanne.
umukobwa yahise afata ikarita cyangwa se urufunguzo arangije aragenda arafungura, abaza abandi bakobwa ati none se ntago muri buze ngo muryoherwe n'ikirori muraguma aho ngaho? Abandi se ati se urumva arinde utakinjiramo aho ngaho? Undi avuga ati ariko se ubundi uriya mukobwa shishiwe ni muntu ki ubasha kuba yafungura iyi wayinari cyangwa se ahantu hanjye banguriye? Ati ko nzi ko aha hantu ari njyewe njyenyine wemerewe kuhafungura cyangwa se umugabo wanjye, gute uyu nguyu afite urufunguzo rwaho? Uyu mukobwa byamucanze ari kwibaza ese uyu nguyu niwe umugabo we asigaye atereta yaba amuca inyuma, ubundi bimeze bite? Icyo atazi ni uko uyu mukobwa yikundaniye n'umusekirite. Ubundi nibyo bigezweho ngo iyo umukobwa akeneye gukandikisha telefone akundana na makanika, ubundi niko biba bigomba kugenda. Uyu nawe rero kugira ngo abone imodoka z'umukire yakundanye n'umusekirite uzirinda. Barakwereka uyu yaje rwose atemberamo hano avuga ati yewe numvise yuko buri kimwe cyose kiba muri iyi wayinare gihenze, cyangwa se aha hantu babika amadivayi numvise yuko buri kimwe cyose kibaho gihenze. Ati ariko nanone numvise yuko habamo ikintu kimwe cy'agaciro, ati bita ngo ni amazi y'ubuzima. Iyo divayi bita ngo ni amazi y'ubuzima wayitweretse tukareba ubundi ukuntu bimeze. Ati ndetse iryo cupa ry'iyo divayi twumvise yuko ari imwe yonyine bakoze. Abandi bari bavuga ati ubundi uyu mukobwa ngo niyi azi divayi icyo ari cyo, yari yanazigeragezaho. Abandi bamubwira ati none se ati ubundi uyu nguyu ibyayo mazi y'ubuzima abizi ute? Iyi nawe mu mutwe avuga ati iyo usabazi yuko ngewe n'umwamikazi w'Ubwongereza yigeze kuntumira kugira ngo njye kumufasha gutestinga divayi cyangwa se kumva divayi irenze, wumve yi ubu ngubu asigaye ari umugore w'umukire, ndetse bisa nkaho n'ibihe yagiye acamo ari muri ubu buzima bw'ubukire ari ibihe byinshi cyane cyangwa se ari igihe kinini. Barakwereka aba bari bakomeje bavuga ati rero niba babatumiye, umwe muri bo cyangwa se uyu supervisor wabo yakomeje avuga ati niba babatumiye ati rwose mwishimishe ariko mureke gukomeza kumuteza ibibazo. Ati ubundi ko mbona mwakomeje kugenda mwubahuka nibagiwe yuko ari umugore wa boss wacu, ubundi gute afite kubibemeza kandi buri kimwe cyose hano kibigaragaza? Uyu uraharangira avuga ati harya yi arashaka kureba ayo mazi y'ubuzima cyangwa se iyo divayi. Ati se ubundi nyizanye hano wewe wagakobwe wayireba ukayimenya? Ngira ngo impamvu yi avuze ibyo ngibyo nuko abizi yuko iyo divayi irimo aha ngaha. Yumvaga uyu nguyu atagira ubushobozi bwo kuyigeraho, none ahise afata telefone avuga ati we munzanire icupa ririmo aha ngaha rihenze kuruta andi macupa yose dufite, numbaze ngo uwahamagaye cyangwa se uwaritumye ninde. Iyi nawe yasigaye aha ngaha avuga ati reka turebe ubundi uyu mukobwa ubushobozi afite kuri iyi wayinari yanjye cyangwa se aha hantu hanjye banguriye. Ubundi hano abari nk'uruganda cyangwa se abari nk'ahantu babika divayi cyangwa se wine zihenze kurusha izindi, ariko nanone umuntu umwe akifata akahagura kugira ngo ajye azahasangirire n'inshuti ze anaharuhukire. Barakwereka ngo icupa rifite divayi bita ngo ni amazi y'ubuzima cyangwa se rihenze kuruta andi macupa yose. Uyu yarahamagaye uwo ari kwita umukozi we, niwe musheri we wa nyawe cyangwa se nirwo rukundo rwe, niwe uba wanamufashije kugera kuri ibi byose. Uyu nawe yitegereje yi avuga ati uriya mugore buriya ni ahantu muzira. Ati uriya mugore kasa nka wa mugore ifoto ye itagaragara cyangwa se za foto za silhouette ziba zisa umukara nk'igicucu. Ati uriya mugore kameze nka ya foto nabonye rwose iri hano rwose igaragaza umugore wa boss. Ati uyu nguyu yaba atari we? Bigaragara yuko uyu musore nawe atazi nyirabuja cyangwa se umugore wa boss we. Uyu arangije amubaza ati none se uri gukora iki aha ngaha? Uwo ni Pingi. Ati gira va rwose uva aha ngaha ugende, ntabwo wagakwiye guhagarara mu bantu banjye. Ati cyane rwose ndakumva mamu cyangwa se madamu. Ibuka niko yamubwiye ngo guhera uyu munsi ugomba kunyita madamu cyangwa se ukanyita nyokobuja. Barakwereka uyu nguyu yahise acaragenda, ariko nanone abonye yi abona bisa nkaho ashobora kuba muzi. Barakwereka abangaba nabo bakomeje bitegereza bavuga ati mana yanjye iri cupa ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ati ndetse rikorwa ari ryo ryonyine. Ati iri cupa ahantu honyine riri muri iki gihugu ni aha ngaha honyine muri iyi wayinari. Ati rwose sinitekerezaga yuko naribonesha amaso yanjye. Ni abakobwa bari aha ngaha bavuga ati burya aya ngaya niyo bita amazi y'ubuzima. Umusore uraha avuga ati ahubwo kubera iki muri kuryita ngo ni ryo rimwe ryonyine mu gihugu, ubundi mwavuze ku isi? Ati ndetse ubundi bavuga yuko divayi irimo hariya nta gaciro igira. Ubundi iyo bavuze ngo ikintu nta gaciro kigira, ubwo nyine ni ya mafaranga atabarika buri wese, cyangwa se ikintu nk'icyo bari kukigurisha uvuze amafaranga ya nyuma ashoboka niwe ugomba kugitwara.
undi avuga ati rero mwitegereze, ati rwose n'aka gakobwa kari gafite umunwa munini, ubwo aravuga ati nako ndagira ngo kitegereze neza, ati ndetse nkahaye amahirwe yo kubona buri kimwe cyose kifuje, nizere yuko rwose kanyuzwe, ati ndetse njyewe ubuzima bwanjye iteka nahoze n'ubundi nkoresha ibintu bihenze, ati niyo mpamvu n'iyi divayi bita ngo ni amazi y'ubuzima kuri njyewe nta kintu kidasanzwe kiyirimo rwose. Ariko uyu yiyumiwe ari kwibaza uburyo uyu mukobwa ngo ni shishi we cyangwa se Ping afite ubushobozi bwo kubona buri kimwe cyose hano, kandi hano ari nko mu rugo rwe. Uyu nguyu yakomeje kugenda amutesha umutwe avuga ati se ubundi ntamenya ute yuko iyi ngiyi bazanye ari iya nyayo cyangwa se ari y'amazi y'ubuzima ya nyayo bavuga, ati ninde wabyizera yuko ari iya nyayo? Undi avuga ati ariko buri wese ati arabibona, ubwo ni Ping avuga ati buri wese arimo kubireba ndetse biragaragarira buri wese, ati rwose sinzi impamvu wowe amaso yawe atareba, ati urebye n'uburyo irokinze cyangwa se ifunzwemo hariya, ati sibikwereka yuko iri ngiri ari icupa ritandukanye n'ayandi macupa, ati ndetse aya niyo mazi y'ubuzima wumvishe, ndetse wowe niba ushaka no kugerageza cyangwa se ushaka no kugerageza wambwira, usibye uko utari kuri level yo kuba wagerageza wayini ngiyi ngiyi. Undi avuga ati yego wenda njye nshobora kuba nagerageza, ariko se nta nubwo ushaka yuko n'abakozi mukorana cyangwa se n'abakozi dukorana banywaho ngo bumve koko amazi y'ubuzima amera. Barakwereka Vivi nawe cyangwa Weiwei akaba na supervisor wabo yatangiye kuvuga ngo nibyo madamu rata, urumva ibintu uriya mukobwa nubwo ari kuvuga ibintu bitari byo, atari akantu ko kuduha tukageragezaho cyangwa se tugasomaho, ati rwose ako kantu ko nakanyako. Sinzi rero niba uyu mukobwa azi password ihafungura. Uyu yatangiye kumuzonga avuga ati cyangwa madamu wibagiwe password cyangwa wibagiwe umubare w'ibanga ufungura icyo kirahure irimo. Undi avuga ati se ninde wakubwiye yuko nibagiwe umubare w'ibanga ufungura ahantu hari aya mazi y'ubuzima kandi ari ngiwe wayishyiriyemo? Abandi bakobwa nabo bavuga ati ariko se ubundi wa mukobwa we gute ukomeza kugenda umujomba umunwa kandi rwose yamaze kubitwereka buri kimwe cyose, ati ndetse n'aya mazi y'ubuzima yayazanye ahangaha, urakeka niba ari wowe wayishyizemo atazi n'uburyo yayifungura? Ati rata mabuja fungura twirebere ndetse nawe tumwemeze. Uyu sasa byatangiye kumucanga, numvaze ngo ari buze kubigenza ati cyane rwose rero nanjye ndahangaha ngo ndebe nyokobuja wanyu cyangwa se boss kazi wanyu, ndebe rwose uburyo ari buze gufungura ahangaha akabaha mu gatestinga cyangwa se mukagerageza. Uyu shishi we yakomeje avuga ati sawa, ubwo munsabye ngo mfungure mbaheho n'ubundi divayi ni yanjye nemerewe kuyiha buri umwe wese. Sinzi rero ngo imibare ari buze kuyikura he. Yakomeje arebagozwa hirya no hino ngo arebe yuko rwose hari akantu kamwereka nk'ikimenyetso cya password cyangwa se cy'umubare w'ibanga. Abandi nabo biteguye gutestinga cyangwa se kugerageza kuri iyi divayi, ariko sinzi niba uyu nguyu azi umubare w'ibanga. Yaje atangira gukandagura hano ibintu byose atekereje, gusa yemeje umubare ashyizemo aho ngaho bamubwira yuko umubare atari uwa nyawo. Urebe guseba imbere y'abantu bakorana hano bavuga ati none se gute password yaba atari iya nyayo? Ati gute password imunaniye? Ntabwo ibi bintu byumvikana. Uyu nguyu sasa no yatangiye guseba kandi ubundi buri kamwe kose yari yagateguye yabemeje. Yakomeje avuga ati rero hano ukuntu bimeze, ati rwose nagiye mfata ama password menshi mu mutwe wanjye, ati urabona mu rugo iwanjye ahantu hose dukoresha ama password buri kimwe cyose, hari n'imodoka zanjye zikoresha ama password. Ati rero kuba iyi ngiyi naba nibagiweho gato cyangwa gushyiramo itari ya nyayo, ati rwose ni ibintu bisanzwe. Abandi nabo bavuga ati none se madamu gute ahantu nkahabikwa icupa ry'agaciro kimwe mu mitungo mufite ikomeye cyane, gute rwose wakibagirwa password ihafungura? Ati ibyo bintu ni igitangaza, biratangaje. Iyi nawe aramwitegereje ati turebe sasa. Undi amubwira ati none se koko niba uri umugore wa perezida cyangwa se uri umugore wa CEO wacu wamuhamagaye akakwibutsa password ubundi? Vivi azakomeza abwira ati nawe rekera aho ngo rwose gukomeza kumutera amagambo. Ati ibyo ngibyo si ibintu bisanzwe kuba umuntu yakibagirwa password, ubundi kubera iki uri gukomeza kumushotora cyangwa se kubera iki ari wowe uri gukomeza umuhata ibibazo? Yaravuze ati noneho niba rero wowe password yakunaniye, n'ubundi nahereye kare nkubwira yuko ari ngiye mugore wa perezida cyangwa se ari ngiye mugore wa boss wanyu, mureke noneho mbeke ubundi ngo umugore wa boss wanyu abameze ate cyangwa se ubundi niki ashoboye gukora. Barakwereka hano yahise ashyira akaboko inyuma atangira gushyiramo password sasa atanarebaho, ndetse password mu kuyemeza muri ako kanya ikirahure kiri ahangaha gifunze iyo divayi
cyahise gifunguka. Numbaze ngo ibingibi sasa nabyo bari buze kubihakana cyangwa se uyu nguyu Shishiwe cyangwa Ping afite ukundi kuntu ari buze kubabeshya. Abari bose bahise bumurwa bavuga ati ye ibingibi se kandi noneho bishoboka bite gute yafungura iki kirahure kirimo iyi divayi ihenze. Ati Fanshi ati ufite password ifungura aho ngaho. Uwo ni supervisor wabo ngo ni Vivi. Umukobwa hano yabihoreye ndetse arangije yongera afungaho. Abari bavuga ati se kandi nibiki bijya mbere ahangaha gute uyu mukobwa ngo ni Fanshi yaba azi password. Abari bavuga ati ariko nanone mwibuke uyu yitwa Fanshi ndetse uyu wundi nawe turi kumwe hano akitwa Shishiwe. Ati rero urumva bose bahuje izina ati cyangwa uriya Fanshi niwe mugore wa boss wa nyawe. Ati se wasanga buriya twaribeshye ku mugore utari uwa nyawe. Ati cyangwa wowe waratubeshye. Ati turajya ngo rwose wa mukobwa udusobanurire. Uyu nguyu sasa batangiye kumukuraho icyizere cyose bari bamuhaye. Hanyuma ya buri kimwe cyose yakoze undi avuga ati ati rwose rekera aho ngaho gukomeza kunyivangira mu buzima ndetse no kugerageza kunsebya imbere y'abakozi banjye. Uyu nguyu ntabwo akiri kubita abo bakorana ahubwo rwose arabita abakozi be. Akomeza avuga ati ngira ngo mwabonye yuko ari njye njyenyine wafunguye ahangaha, ni njye wabazanye ahangaha ndetse n'abakozi bakora ahangaha mwabonye yuko tuziranye n'abakozi banjye. Ati gute mugerageza kunshidikanyaho. Ati ahubwo uyu yimureba ati kuva na kera yari umujura, gufungura rwose ibintu nk'ibi ngibi by'amasefu ni ibintu bye, ariyo mpamvu n'iyi sefu ayifunguye cyangwa se n'iki kirahure kibikwamo ibicupa. Akomeza ababwira ati ikindi kandi uyu Fanshi mureba ahangaha ati rwose kuva na kera tukiri bato cyangwa se kuva na kera tugikorana. Ati uyu mukobwa yajyaga agerageza ibintu byo gukurikirana abantu cyangwa se byo kwivanga mu buzima bw'abantu. Ati sinashidikanya yuko ashobora kuba rwose yarakoresheje no kuryamana n'umugabo wanjye kugira ngo amenye password y'ahangaha. Avuga ati wagakobwa we none urashaka kwiba izina ryanjye cyangwa se urashaka kwiba uwo ndiwe. Ati urakeka ibyo ngibyo biri buze kukorohera cyangwa se urakeka njyewe ndi buze kukorohera. Amukozamo n'urushyi avuga ati rwose niba ugira ngo buri umwe wese uri ahangaha akubahe ibyo ngibyo ntabyo uri buze kubona. Ati ndetse ibiri kimwe cyose uri gukora ahangaha ndi buze gutuma ukiyishyurira. Bisa nkaho rwose nubwo hano Sharo byarangiye bamufunze ntabwo yigeze abura abamukurikije. Barakwereka uri ahangaha yakomeje avuga ati ariko se njyewe ikosa nakoze ni irihe. Ati ubundi kubera iki mbona warakaye, ni iki kidasanzwe hano cyabaye. Uyu Shishiwe mu mutwe atekereza atari ku mugani guteye yaba azi iyi password. Ati ese koko yaba ari umugore wa boss wacu. Ati cyangwa aka gakobwa kuko kakundaga kuryamana n'abagabo karyamanye n'uriya musore kugira ngo kamenye buri kimwe cyose kuri we. Barakwereka muri ako kanya uyu Vivi yakomeje avuga ati ntabwo dushaka rwose gukomeza kubona utubeshya ukomeza kwigira umugore wa boss wacu ahangaha ndetse ukomeza no kuba watera amagambo mabuja wacu. Ati rero rwose nukomeza kudutesha umutwe turibuze kuzana abasekirite hano bagusohore uvema ahangaha, bamusohore ahantu hiwe cyangwa se bamwirukane mu rugo rwiwe. Ati rwose wa mukobwa yerekera aho ngaho gukomeza kwikunda. Barakwereka uyu yahise avuga ati rata ati ahubwo mureke twigeragereze kwiriya divayi cyangwa se tumwe kwiriya divayi ubundi twumve ukuntu imeze. Uyu nguyu yahise ahabwa ati sawa. Ati buri kimwe cyose mukeneye ahangaha mwe nimuze kugira ikibazo. Ati rwose na divayi muri buze kuyigerageza murebe cyangwa se muri buze kunywaho mwumve uko imeze ngo iyi divayi iri ahangaha ngo bayita ngo amazi y'ubuzima. Barakwereka uyu nguyu sasa agiye gukuramo divayi yambwa twabonaga yashakaga kwiruka kuri nyirabuja hano bigaragara yuko yacitse ikagaruka ndetse uyu nguyu icupa yahise arisubizamo agera n'ubwoba bavuga ati mbega ati rwose izi mbwa ureba ahangaha cyangwa se iki kibwana ati rwose ni bimwe biva hanze ndetse bigura amafaranga menshi cyane. Ati ibaze imbwa igura mu mafaranga arenga miliyoni. Abaraha nabo barumiwe ngira ngo murabizi n'inaha iwacu abantu bajya bagerageza kugura imbwa zirahenda cyane. Abandi bavuga ati none se kubera iki tubona iyi mbwa ishaka kurya Shishiwe kandi ari boss wayo. Ati njyewe rwose numvise yuko iyi mbwa umuntu wenyine ushobora kuyegera usibye umukozi wirinda ati ni Mr. Jani ndetse n'umugore we.
ati none rwose turabona uyu nguyu bosi wacu cyangwa se mabuja wacu yayitinya, uyu nguyu no mu buzima busanzwe ubanza atinya imbwa ndetse yagize ubwoba ari gutekereza yuko imbwa iri aha ngaha iramusimbukira, ariko imbwa iri aha yari ije kwirebera nyirabuja ari we uyu yifanshi, ndetse imbwa ngira ngo iyo zibonye ba nyirazo zo ntabwo zabayoberwa, ntabwo zaba nk'abantu. Barakwereka muri ako kanya imbwa yaramwigiriye umukobwa ayihamagara avuga ati Lucas, kubera icyo wakomeje kugenda uzerera aha ngaha, ese uyu we ibi ari buze kubisobanura ate noneho? Mureke duhure mu gice cya 12 cya filime yacu. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusharinga ku nshuti zawe. Bye bye, ndabakunda cyane.